twageze Induba twageze Induba ya Canada. Guys, mwe muzi ko muri Canada tujugunya imodoka? Mwari muzi ko muri Canada bajugunya imodoka? Si the cars. Narebe nabwe pe. Ngibi rwose twahita tubigurisha, ari iwacu twahita tubigurisha ku kiro. Tuza gufungura ibyuma tukabigurisha ku kiro. Kandi bigira amafaranga, ariko nawe ndebera pe. Imodoka baba barajugunye. Rata niba uri Canada, akamodoka kawe kakagira ikibazo, urugi rugacika, itara rikavamo, ugakenera agapiyesi runaka, jyuza hano Induba. Urumva? Jyuza hano Induba, ufungura agapiyesi, nta birenze ubundi ugatwara. Muba mutanga amafaranga y'iki menshi, kandi Induba ihari ku bwanyu. Hi guys, welcome again to my YouTube channel. Nizere ko mumeze neza aho muri mu nce zigiye zitandukanye, nanjye meze neza. Guess what? Uyu munsi nabajyanye he? Murebe inyuma yanjye. Grace none uyu munsi atujyanye Induba. Uyu munsi nabajyanye Induba, Canada, Induba. Murebe inyuma yanjye, murebe izo modoka zose. So, uyu munsi rero video nabateguriye, ngiye kubatembereza aha hantu. Murabona ukuntu hari imodoka nyinshi, izi zose muri kubona hano inyuma yanjye baba baraje kuzijugunya sha. Kandi ubu ngubu yaba ari i Kigali izi zose ziba zigenda. So, video y'uyu munsi rero, hari abantu benshi ndabizi muri Canada, surtout Quebec, ahantu mutahazi. Ahantu haba imodoka za make, ushobora kuza rwose ukareba, ndaza kubereka agace karimo imodoka za make. Aha hantu ushobora kuza ukagura pièce, aho se rura no kwigura no kwitoragura, ukaza ugafungura pièce ukayitwara. Bigenda gute rero? Izi modoka baba baraje kuzijugunya, ziba zaragize ikibazo nk'ama accident se, ukareba ukabona nujya kuyikoresha biri buze kuguhenda, bigufate amafaranga menshi, ukaza kuyishyira hano. Ni nko kuzijugunya, kuko murabizi neza abantu muri Canada, kugira ngo uzabone ahantu ushyira imodoka yawe yangiritse aba ari n'ikibazo. Hari n'igihe wishyura bakaza kuyihagukurira rwose, bakajya kujugunya mu myanda. Izi zose rero nabyita ko ari nka pubere imodoka, baba baraje kujugunya imodoka. So, imodoka yawe rero ishobora kugira ikibazo. Tuvuge ufite imodoka ipfuye itara se, ipfuye urugi se, intebe nikora neza, urumva? Ushobora kuza hano ukareba imodoka ijyanye na marke y'imodoka ufite cyangwa n'umwaka, hanyuma ukaza ugafungura pièce ugatwara ukigendera. Rero isifi yo kuba wenda uri kumwe n'umumekanisien ushobora kugufungurira pièce cyangwa se akakurebera bitewe na modeli y'imodoka ufite. Please stop, mugabanye gutanga amafaranga, sibyo? Mugabanye gutanga amafaranga y'ubusa. Muze ku kiranguzo cy'imodoka, mutware pièce wana. Surtout ikintu navuga nko ku bantu bashyashya bakigera hano muri Canada, mureke gutanga amafaranga, niko nabyita, ngo mufate imodoka za credit. Uri mushyashya nibwo ukigera Canada, nta mafaranga ufite, urumva? Warangiza ngo ugiye gufata imodoka kuri credit. Ngwino ugure akamodoka ka make, ikiranguzo. Hano baba bafite izo bagurisha, ziba zisa nkaho ari nzima, niko nabyita, cyangwa nzima, kuko ziba zishobora kujya mu muhanda zigakora. Urumva? Kuri bibiri byawe
wabona imodoka ku gihumbi cyawe wabona imodoka, cyatanu cyawe wabona imodoka. Imodoka ni nyinshi cyane 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 nk'uko mubireba inyuma. Ni ahantu hanini cyane ushobora kuza ntunaharangize. Icyo ukora niba uje kureba piyese wenda y'imodoka yawe, tuvuge yapfuye urugi cyangwa se yapfuye itara, kugira ngo ujye kugurira ishyashya, ushobora kuza hano mu Nyuma. Aha ni mu Nyuma nk'uko mubibona, ni hanini cyane, ntushobora kuhagenda ngo harangize, ni hanini cyane. Ushobora kuza hano mu Nyuma rwose ukitwarira urugi, ukitwarira itara, agapiyesi kose kapfa mu modoka yawe, kugira ngo ujye kugura indi nshyashya iri buguhende. Uza hano ugahitamo risifi yo kuzana umuntu ushaka kugufasha gufungura, akaba yagufungurira iyo piyesi ushaka, urumva, ubundi rwose ugatwara. Ahangaha niho rwose baza kujugunya imodoka zagize ikibazo. Hari umuntu ukora agisida akabona imodoka ye yangiritse cyane, akabona najya kuyikoresha bishobora kumusaba amafaranga menshi, cyangwa se nta mwanya, cyangwa se bitashoboka, ukaza kuyijugunya hano, niko nabyita. Usiko hari n'ababura n'abantu bazigura, ukaba nta n'umuntu wakwemera kuyigura, ukayishyira ku muhanda bakazaza kuyitwara mu myanda, niko nabyita. Aha nahita nko mu myanda y'imodoka nko kuza kujugunya imodoka. So abantu benshi rero muri Canada ntago babizi, murahendwa mukagura amapiyesi ahenze, kandi hano ni ubuntu. Ni mu myanda y'imodoka, mujye muza mutoragure, ntacyo biba bitwaye. Amafeti ishobora kugonga ariko ibyuma byose ntabwo byangirika. Uraza rero ukareba, ni hanini. Icyo ukora uza hano hari bafite reception. Icyo ukora uraza ukavuga modeli y'imodoka yawe n'umwaka, hanyuma bakakubwira ngo wenda uze kurebera kuri ranje A cyangwa se uze kurebera kuri ranje B, bitewe n'iki, bitewe n'imodoka ufite. So hari piyesi rero naje gushaka, so baguha agapapuro kariho nimero y'aho ushobora kurebera bitewe n'ibyo ushaka. Naho rega baba bashaka kugira ngo abantu nyine babibakize, babikure mu nzira, bireke gukomeza kuguma hano byandagaye, niko nabyita. So stay tuned, reka tuhazengurukane hose, hanyuma turebe ko byifashe. Nk'uko mubibona rero tugiye kuverifiya iyi ngiyi. Guys, ntabwo mushaka kumva ko iri kugura ibihumbi 2 byonyine. Abantu muri Canada murahita mubyumva ko atari amafaranga menshi. Urumva ari umuntu mushyashya, kandi murabizi ko hano deplacement ari ikintu kiba gikenewe cyane. Umva, kugira ngo rwose wigore, uraza ukaverifiya, ubundi wabona nyine uyikunze ukagura nta kibazo rwose. Nk'aka rwose kari ku bihumbi 2. Iyo ubishoboye uzana umumekanisiye wawe akaba yayicekinga, akareba ibibazo ifite, kuko hari n'igihe usanga idafite ikibazo kinini cyatuma utayitwara, ukaba wayitwara hanyuma wowe ubwawe ukayikoresha. Rero niba kababeshye ngo gutunga imodoka muri Canada birahenze, ntago bihenze rwose, nta birenze gutunga imodoka hano muri Canada. Ni ibintu byoroshye cyane. Kuri 2,000 cyawe, 1,000 cyawe, 500 yawe, uraza ukabona imodoka, nta birenze. So tugiye kuverifiya iyi ngiyi rero, turebe uburyo imeze. Okay. Nta nubwo ihinda cyane, urumva iri guhinda. Ko mubireba rero, umumekanisiye wanjye ari kuyicekinga. Buriya abantu b'abamekanisiye baba bazi ibintu rwose, arareba akumva uko bimeze, hanyuma akakubwira ngo harimo akabazo kanaka cyangwa se nta kabazo karimo.
Umvisha imeze ite? Ni nzima hose imeze neza, amafure ibintu byose birakora neza. Yego birakora akantu kose kameze neza. Bazizana benshi kuba barazihaze cyangwa se aravuga ngo agiye kugura inshyashya, kwa kundi uba wumva wahindura imodoka bakaba bazizana hano kuziteza kuri makeya. Kuziteza kuri makeya akagura indi imodoka imeze neza. Byose bimeze neza. Urabona ko nta kibazo ifite. Moteri yayo ni nziza. Ese kugira ngo wumve moteri ko imeze neza ubimenyera hehe? Akenshi mu rusaku rwayo. Urusaku? Urusaku rwinshi. Moteri yayo ni moteri iraka neza. Nta rusaku ifite. Okay. Ofite n'igiciro ufite cyangwa se n'amafaranga ufite, hari amajipe, hari amatoyota, hari amayundayi, hari imodoka nyinshi zigiye zitandukanye. Ni nko ku kiranguzo rwose uraza ukareba iyo ushaka, haba harimo n'izagiye zisaza, ariko bitewe n'icyo wifuza uraza rwose ukigurira nta birenze, hanyuma ugakoresha aho ubona zifite ikibazo ukeneye kuri iyo modoka. Izindi modoka nyinshi baba barajugunye ziba zigiye zifite amaranje, kuko zidafite amaranje ntushobora kumenya aho ushakira ikintu uje kureba. Nk'ubu hano hari ranje DCB, uragenda ureba nk'ufite marike y'iyi modoka ushobora kuvuga ati wenda ndashakamo itara se, cyangwa ndashaka piyesi runaka, ukaza ukayifungura hanyuma ukayitwara. Mbese ahangaha twahita ko ari muri nusa hano bita scrub ni mu nyuma, ni mu nyuma. Ako se nk'ibi bintu bigeze mu Rwanda kweri? Izi modoka zipfa akantu gatoya bakayizana hano, hani yanga gufunga umuryango ukayizana hano. Bakayizana, mbese ahangaha ni nko kujugunya. Usanga inyinshi zarakoze amagisida, akareba kwikoresha akavuga ati mva mutware nzagura indi. Murebe ukuntu aba ari nyinshi, ni nyinshi cyane cyane. Aho kugira ngo rero akantu gapfe ku modoka yawe ujye kugura piyese nshyashya, muze hano mu kiranguzo nahita ko ni ku buntu, uraza rwose ugafungura ugatwara bitewe na piyese ushaka. Murebe ukuntu ziba zarabaye zaraboze ni hanini cyane, haba hari ubwoko bwinshi bitewe n'icyo ushaka n'ubwoko bw'imodoka yawe, uraza ukareba ni hanini pe. Kuko rero aba ari nyinshi cyane, utapfa no kumenya aho ushakira imodoka yawe. Urabaza kuri haba bafite reception, urabaza ati wenda mfite imodoka ubu bwoko n'ubu yo muri wenda 2015 cyangwa 2020, bakakubwira ngo uze kuza kureba kuri ranje wenda cyaranje B. Reba nk'uyu nguyu rwose urabona ko ari kwishakira agapiyese ke hano. Bye bye, nizere ko video mwayikunze. Wakenera kumenya adresse ya hano hantu yanyandikira kuri Instagram cyangwa se akandika muri comment y'iyi video, nkazahamurangira nawe akaba yagerayo akirebera. Bye.